viraza kuvuga ngo umusirikare yirukanywe kubera ubwendisipurine barabanaga aho yabaga bakoze akazi kamwe bamusezerera hari wayi tutajya tureba kure. Babajwe cyane rero nk'umuntu nka Jihad nta muryango agira ntaki akabasha kwandagaza ababyeyi twe dufata nk'icyitegererezo mu muco nyarwanda. Ndi tujye turwana intambara zinafatika tuvuge n'ibintu bifatika. Mwiriwe neza aho muherereye mwaramutse se bitewe naho muri abantu bari mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, abari mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu mujyi wa Kigali no mu ntara twita diaspora. Ndabasuhuje cyane mukomere cyane. Nk'ibisanzwe uyu basuhuza ni Jado Artist, YouTube channel ni Jado Artist Official. Musanzwe muzi rero ko tubagezaho ibiganiro byibanda ku rukundo, tukabagezaho ibikorwa bya art cyangwa se ubugeni dukora nk'uko twabibamenyereje. Uyu munsi rero nje gukora iki kiganiro ntishimye cyane, ndababaye rwose kubera ngiye kuvuga ku bantu batifata neza, batiha agaciro ariko bagashaka kukambura n'abandi. Bo ubwabo kuba batiha agaciro nubwo nabyo atari byiza, urebye wenda ntacyo byaba bitwaye cyane, ariko kugatesha abandi nicyo kibazo gikomeye. Nabonye rero umusore umwe usa nkaho yiyubashye rwose, umureba physical appearance ye ubona ko ari umuntu wiyubashye rwose, wakaba yubaha n'abandi. Ariko ikintu cyambabaje cyane kurenza ibindi ni ukuntu yatinyutse abantu b'ababyeyi, abantu b'aba role models b'abandi bantu benshi cyane, meme nanjye ndimo. Bariya abantu rwose ndabakunda, ariko umusore uri ahangaha rwose ni akamaramaza. Birababaje cyane noneho nko ku bantu bafata bariya babyeyi ho icyitegererezo. Ntabwo ari inkuru ishimishije. Reka dutangire twiyumvira uko byari bimeze, namwe mwiyumvire. Imihanda tuba twasize ababyeyi mu rugo, iyo tuje gutukana tuba twasize abana mu rugo. Niba njeho njye n'umugabo wanjye wemerewe kuntuka, ariko ninzaho njye nyine ntiwemerewe gutuka umugabo wanjye. Ninza n'umugabo wanjye ntazanye na mama ntiwemerewe gutuka mama wanjye, cyangwa ngo utuke papa wanjye, cyangwa ngo utuke abana banjye. Uzahangane nanjye njyewe njye nawe dufitanye ikibazo. Iki kintu mucyumve neza, byibuze iyo antuka agatuka buryohe wanjye ariko ntashyiremo umubyeyi wanjye. No, nta muntu n'umwe wemerewe guhohoterwa bamutuka cyangwa se bamukorera ibindi bikorwa bisa na harassment. Waba ufitanye ikibazo n'umuntu ntiyemerewe kugutuka, ntiyemerewe gutuka uwo mwashakanye, ntiyemerewe gutuka umubyeyi wawe. Navuga ngo ubundi nk'abanyarwanda igikwiriye kuturanga ni ufitanye n'umuntu ikibazo, ntabwo icy'ingenzi ari ukujya hariya ngo umutuke. Noneho ikibabaje, umuntu w'umugabo, sinzi niba ari n'umugabo cyangwa ari umusore, ariko ibyo byose ni umuntu ukuze. Uriya musore ni umuntu ukuze rwose, akajya kuri iyi mihanda ku mbuga nkoranyambaga akandagaza abantu b'ababyeyi nk'aba ngaba. Twese twubaha, twese dukunda igihugu, bakunda igihugu cyabo, ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo rero nta muntu wemerewe kugutuka cyangwa gutuka umwe mu bafamiliye bawe ngo nuko mufitanye ikibazo. Ahubwo iyo ufitanye ikibazo n'umuntu uramusanga, cya kibazo mukagikemura. Iyo bidakunze niyo mpamvu tugira imiryango, mwiyambaza imiryango byakwanga. Ubwo ikibazo iyo kirenze imiryango kijya mu zindi nzego zibishinzwe, ariko nta muntu wemerewe kujya hariya agatukana nkaho
nkaho nta kinyabupfura agira. Ibyo bintu ntabwo ari byo rwose. Kuvuga rero ngo ngiye ngo wemerewe kuntuka, oya ntabwo ari byo. Kuvuga ngo wemerewe gutuka umugore wanjye, nta muntu n'umwe wemerewe gutuka. Ahubwo icyo wemerewe ni ukuba waza ukavuga uti muvandimwe, dufitanye ikibazo kimeze gutya, narinje ngo tugikemure. Ndumva ariko njye mbyumva, kandi n'abandi bantu benshi ndumva ariko babyumva. Reka nongere nsubizemo akantuza numve, hari igihe mba ntanabyibuka. Ndagira ngo mvuge akantu ku kandi ako bari sinzi ukuntu ndibuze kubita bari ngo ni ba buryohe kini bari ba buryohe mabere yabagita ngo ba mabere yabande. Wallahi njye ntabwo nshobora kuzasubira kureba iki kuri ni musoma kuri YouTube. Ibi bintu rero mana birenze ukwemera. Usibye ko bari ababyeyi nyine nk'uko bivuga cyangwa nk'uko bagaragara, ni ababyeyi wenda bashobora kugirira impuhwe wowe Jihadi, cyangwa se bakagira uburyo babyoroshyamo, ariko mu by'ukuri ibi bintu ni indengakamere. Wowe uratuka abantu ukumva ntibihagije, ukagerekaho ababyeyi babo. Ibyo bintu birarengereye. Uko biri kose ntekereza ko Jihadi ntabwo uri umukristo, uri umusilamu, ariko idini waba usengamo iyo ari yo yose, nizere ko bino bitabo Bible, Korani cyangwa se n'ibindi bivuga ijambo ry'Imana, nizere ko wenda waba ubikunda. Mu gutegeka kwa kabiri ibice 5:16 haranditse ngo wubahe so na nyoko uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha ubone ibyiza. Urumva umuntu witwa umubyeyi ni umuntu Imana yahaye umugisha, ni umuntu Imana yategetse urubyaro rwe kumwubaha kugira ngo ruramire mu gihugu Uwiteka Imana yarwo iruhereza. Uri warangiza ukubaha ababyeyi b'umuntu uko wishakiye. Mu gutegeka kwa kabiri rero ibice 5:20 harakomeza hagira ngo kandi ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. wewe mugabo we kwanza banakwirukanye mu gisirikare kubera discipline yawe yawe ngo ni buryohe yakuryohera imihanda wacyohewe cy'umugabo n'icyo cyohe cy'umugore wawe. Umuseveri aza kuvuga ngo umusirikare yirukanywe kubera ubwenda discipline. Barabanaga aho yabaga, bakoze akazi kamwe bamusezerera hari uri ngo nirikomwe mu gisirikare kubera discipline nkeya. Reka mbahe gihamya cy'uko ntirukanywe kubera discipline nkeya. Izi ni certificat ebyiri. Iyi ngi murabona ko ikiriho ikirangantego cya kera. Iyi bayiha, murabona ko inashaje iki, bayiha uwasezerewe neza. Murabyumva? Iyo uri indisi ntabwo uyibona. Murabyumva neza? Iyo uri indisi ntabwo uyibona. Amazina ariho ni Otto Ahmed. Dore ngaye amazina yanjye ni aya Otto Ahmed. Cameraman bari kuyabona? Dore amazina yanjye ngayo Otto Ahmed. Ibi bintu birakabije rwose. Ntabwo numva ukuntu umuntu w'umugabo cyangwa ntabwo nzi status y'ubuzima bwawe Jihadi. Wowe niba uri umusore, niba uri n'umupapa, simbizi, ariko uwo uri we wese, waba uri umusore, waba uri umupapa, wari ukwiriye kumenya indangagaciro ziranga abanyarwanda, ukaba umunyarwanda muzima
wihesha agaciro ugaha n'abandi. Niba ufata umuntu w'umupapa nk'uyu nguyu nka Buryohe na mama Buryohe ukabita ibyohe, mu by'ukuri ubwo si umuntu muzima wowe uvuga ko ari indi? Niba bari ababyeyi dufatiraho icyitegererezo, bari ababyeyi baba okay, ntawe ukundwa na bose ariko nta n'uwangwa na bose. Ariko tugiye gushyira ku ijanisha, nubwo nta mibare nakoze, tugiye gushyira ku ijanisha ry'abantu bakunda Buryohe family cyangwa se Buryohe TV, wasanga la grande majorité ari aba bakunda kurusha ababanga. Ubuse koko wowe umuntu muzima uba wumva ari indi? Ntabwo ntekereza ko umuntu w'indisipurine igihugu gishobora kumugirira icyizere kikamuha seritifika. Papa Buryohe yayigaragaje aha ngaha, bikarenga noneho kugirirwa icyizere mu gihugu cye cyamubyaye, akagirirwa n'icyizere hanze mu mahanga, aho yoherejwe gutanga sapoti y'umutekano, aho umutekano wabuze, naho bakamuha indi seritifika. Muntu wanjye, ndagira ngo nkubwire ko bariya abantu ni abanyabigwi mu buryo budasubirwaho. Urwego rwa gisirikare n'abasivile aho bahurira nuko bamwe bashinzwe gucunga umutekano no guharanira amahoro, kugira ngo abo basivile nawe urimo jihadi tumererwe neza. None se mu by'ukuri, niba n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ubwo se noneho leta yo uraza kuyibwira ngo iki? Wa mugabo we uraza wa mugabo we n'umugore muraza kuzana iyo disipurine nkeya mufite ihure n'iyanjye ya hafi ya ntayo. Ikindi nta disipurine irimo, kandi si n'ikivugo cyiza kuvuga ko disipurine yawe ari hafi ya nayo. Ibaze umuntu w'umugabo nkawe ufite imyaka nk'iyawe, ufite ubwanwa nk'ubwo mbona ufite, kujya kuri social media ukavuga ngo ikinyabupfura cyanjye ngo ni hafi ya ntacyo, ubwo se uba wumva wivuze ibigwi byiza? Ubwo si cyo ni ikivugo cy'umuntu w'umugabo nkawe? Arabyivugiye. Rebe byibuze natwe aravuze ngo dufite nkeya, byibuze we noneho ni nkaho yavuze ngo ntayo. Reka ntongere mwiyumvire, Yabatwika pe, iraza guhura n'iyanjye ya hafi ya ntayo. Ibi bintu nizere ko uri bujye kuri platform wakoreyeho kiriya kiganiro ukabihinyuza, ukavuga ko wibeshye, ukavuga ko wahubutse, mbega ugasaba imbabazi Papa Buryohe na Mama Buryohe ndetse n'Abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange, kuko Buryohe family ni iy'Abanyarwanda n'isi yose. Ibintu bakora ntabwo bigarukira hano mu Rwanda honyine, bigera ku isi yose hirya no hino. Nireko nusaba imbabazi urasaba imbabazi isi. Ndakubwiza ukuri, warengereye bro. Guca bugufi rega n'ubutwari, gusaba imbabazi n'ubutwari. Uriya numva jihadi rwose amusabye imbabazi z'igitutsi yatukanye, byaba byiza kurushaho batiriwe batumwanya. Ikindi biriya bintu bavuga ngo ba Buryohe, ngo Buryohe icyo bababujije barakiretse. Ndagira ngo ibi bintu byumvikane neza. Kuba inzego za leta zarabujije Papa Buryohe na Mama Buryohe kwigisha biriya bintu ku mbuga nkoranyambaga, si uko ari bibi. Ibi bintu byumvikane neza, nta nubwo ari uko bibagira ibyohe, ahubwo nta muntu utazi ko inyigisho za bariya ababyeyi zagiriye abantu akamaro, zubatse ingo nyinshi. Ahubwo icyo leta yanze ni ukubyigishiriza ku karubanda, kuko kuri iyi mihanda ya social media
ntabwo ibiganiro twa porodinga ku ma platforms yacu ntabwo birebwa n'abantu bakuru gusa. Icyo banze ni uko byazajya birebwa n'abana batagejeje igihe cyo kuba bakumva amakuru arenze ubwonko bwabo. Naho ubundi si uko bari ibyohe, si uko bari ibirara, si uko leta yabonaga ko ari ikindi kindi, kwari ukwanga kwica u Rwanda rw'ejo hazaza. Mana yanjye, ntabwo nzi niba ibi bintu muri bubyumve nk'uko nshaka ko mubyumva. Murabona abo twita ba under 18, ni ukuvuga ngo hari ibikorwa baba batemerewe gukora by'abantu bakuru, birumvikana. Noneho hari n'iby'amatwi yabo atemerewe kumva nubwo abyumva par accident, ariko mu isesengura ryanjye no kushishoza njye mbona aricyo leta wenda yefitaga kugira ngo biriya biganiro ba buryohe family bakora bajye babikorera ababigenewe gusa, apana ko umwana w'imyaka uri munsi y'imyaka 18 yabibona hariya kuri social media. Rero kuvuga ngo barabiretse, ngo bagize biti, barabiretse it's okay, ariko ntabwo babiretse communautaire. Hari aho bikomereza bijyanye n'ababikeneye kandi bari ku rwego rwabyo. Ndumva akantu kumvikanye neza. hari n'unabonye bateye commentaire akavuga uti ngo ndamutse nkuze ngasanga ngo ababyeyi banjye bameze gutya ngo nakiyahura. Ubundi se waba umaze iki niba batekereza kwiyahura kuko ababyeyi bawe bameze kuri wananiwe kwiyahura kuko nyoko na sko barwana buri munsi bagakubitana amacupa, nyoko akaba atagira isura nziza ahorana ibikomere, none ngo uziyahura kuko bari gukina gahinde? Mana, ibi bintu ni hatari. Ariko se ubu tujya twumva hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, sinzi ngo umugabo yishe umugore, sinzi ngo umugore yashyuhije ubuto ngo yamennye ku mugabo, sinzi ngo bateranye ibyuma. Ubwo sabo nibo babyeyi dukeneye? Mu by'ukuri nk'umuntu utinyuka akavuga ngo buryohe family, kuva nabona bariya babyeyi n'abana babo sindabona okay, nuko hari twavuga ko nta wakwaporodinga ikintu kimugaragaza nabi kuri platform runaka. Ariko rero n'abantu umuryango urimo ibibazo uba wigaragaza. Bariya ni abantu bahora bishimye, ni abantu bahora bameze neza. Mbese uriya mupapa n'uriya mumama imyaka bafite ni imyaka y'abantu bakuru irahagije. Mbese hari abo bita abagabo b'ibikwerere n'amajigija, sinzi kubitandukanya, ariko icyo nzi cyo nuko ni abantu bakuru nyine tu, ni abantu bakuru. Ariko bakuze mu myaka, ariko mu mibereho ni abajene. Sinzi niba biri kumvikana. Mw'abantu mwe, umuntu uwo ari we wese ukeneye kuba afite umubyeyi utakwifuza ababyeyi nka bariya yaba ari indi. Niba bakwiyahuzwa nuko ababyeyi bawe bahora bishimye, bahorana akanyamuneza mu rugo, even nawe bigatuma wishimye. Njyewe iyo ndeba video zabo mba mbona abana babo baba bishimye, c'est-à-dire que bishimiye uburyo ababyeyi babo babanyemo, uburyo babafata, keya babaha, umunezero bahorana niwo utuma bari abana bahora bishimye. None ngo wowe ngo uramutse ngo ukuze ugasanga ababyeyi bawe ngo bameze kuri ngo wakwiyahura. Ujya kwa muganga barebe ko ugifite ubwonko buzima. Ababyeyi bubaka urugo rwabo bakagira uruhare mu kubaka ingo z'abandi, wowe urinde wo kuvuga ngo uramutse usanzwe ufite ababyeyi nk'abarango wakwiyahura. Wowe rero
aho kugira ngo hapfe ababyeyi nka bariya, ahubwo hapfa abantu 100 bafite imyumvire nk'iyawe. Sinzi niba ndengereye, ariko mu by'ukuri ufite ubwenge mu by'ukuri. Ufite ubwenge. Umuntu arubaka urugo rwe akerekana urugero rw'ukuntu mwakabaye mubana, akagira uruhare mu kubaka sosiyete nyarwanda. Warangiza ngo mujye mugira logike. Ntabwo dukeneye babyeyi baba mu kabari bakubitana amacupa, abo ngabo nahoze mvugaho bashyuhirizanya ubuto nk'aho bagiye gukaranga iyi nkoko n'ibindi. Dukeneye ababyeyi nka ba Buryohe, s'il vous plaît. Jihadi, niba ufite ababyeyi simbizi, ariko niba utanabafite warabigeze. Ntabwo ntekereza ko wa muhungu we cyangwa niba uri n'umupapa simbizi, niba uzi agaciro k'umubyeyi ku mwana we, ntabwo wakabaye wavuze ngo Buryohe, ngo ba Buryohe TV, ngo ba Mabere ya mana yanjye. Aha, iyo uvuze umuntu ngo ni mabere ya nyina, wenda ntuzi niba akinahari, ntuzi niba akinariho, ukajya kumutuka kuriya, uba umukomerekeje. Njyewe ntabwo buriya sinumva ukuntu ubundi umubyeyi w'umuntu yaba ahari yaba adahari ni uwo kubahwa. Ntabwo kuvuga ngo niba umubyeyi we ngo atagihari ukamutuka kuriya ngo bumukomerekeje, even niba yaba ahari, ntabwo wemerewe gutuka umubyeyi w'umuntu. Nanjye ubwanjye ntiwemerewe kuntuka, ntiwemerewe gutuka mama, data cyangwa umwana wawe cyangwa n'undi. Nta muntu muri make wemerewe gutuka. Dufitanye ikibazo uransanga tukagikemura, bitakunda tugira imiryango ikakinjiramo, byakwanga hari inzego zibishinzwe. Wewe urajya gutuka abantu kubera iki? Ibyo yakoze bigize icyaha. Ibyo yakoze cyangwa ibyo yavuze bigize icyaha, hari igihamya. Niyo mpamvu nta mahirwe namuha yo kugaruka. Ibi ntabwo babiha umuntu w'ikigwari, w'indisipurine, nk'uko Jihadi yabivuze cyangwa nk'uko umupasiteri yigeze kubivuga. Jihadi, buriya wabona agaciro mfite mu gihugu, n'ubundi turi ku isi tuzapfa, ndamutse mpfuye uburyo naherekezwa butandukanye n'ubwawe. Nibwo wabona ko nari uw'agaciro mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda, naharaniye kugira ngo kigire amahoro, kikanangirira icyizere, kikantuma mu mahanga, naho nkahava mpavanye ibigwi.